icyo nshaka kukubaza niyo mpamvu nemera ko imbabazi urimo urasaba zishobora kuba zaravuye mu bintu bimwe birakubaho muri no minsi, ariko Yago urimo urasaba imbabazi, urimo urita ku byo wasenye. Ndimo ndita ku byo nasenye. Ibyo wasenye byo urabizi, like nukuvuga ko ibyo wasenye urumva ko baza already ibyo wakoze hari ibyasenyutse. Nk'ubu Yago ntabwo uri Yago wo mu Rwanda yatwikizaga hariya kuri Nuza tugakora ikiganiro, urumva saga zanyu zavuyemo, basabe ngo kwimuka ngo biki cyano zarapfuye, ubu YouTube yose yabaye amabyimana. Akababaro k'abantu y'ibintu ibyo ngibyo wasenye uraza, like how are you going to compensate? Icy'ingenzi ibyo nasenye, kimwe mu byasenyukiye muri ibyo nasenye nanjye ubwanjye ndimo kuba uyu munsi ntakiri nanjye mu gihugu, bivuze ngo nanjye ibyanjye byarasenyutse. Nkuko waruvuze ngo bamwe waratwishazaga hano ukagira gute, bivuze ngo nanjye harimo ibyanjye byasenyutse, bimwe mu byasenyutse. So ni igihe rero cyo kongera kwiyubaka, ni igihe cyo kwemera amakosa, umuntu agasaba imbabazi, akongera noneho akubaka bushyashya, kandi noneho akubaka ibizaruta ibyo yari yarubatse cyangwa ibyo yari yarashizeho. None se Yago ko umuntu ashobora gutekereza akavuga ati wibutse gusaba imbabazi ari ubwo usohoye alubumu, ibyo nabyo urabitekerezaho? Ibyo ngibyo ndabitekerezaho, ariko umuntu iyo udafite, hari ibintu bitatu umuntu ukamumenya. Icya mbere ni amafaranga, kubera ko abafana cyangwa abakunzi banjye batafite ngo bahite bayama kugira bamenye. Icya kabiri umuntu ukamumenya ni power. Icya gatatu ni time, nukuma time byonyine, kuko nge nago nje ngo kwishushanya hano ngo kubera ko nasohoye alubumu ngo nsaba abantu imbaraga ngo ejo nongere ngo mpinduke. No, kubera ko ngewe ndi umuntu ibihe byose nabayemo, muri ibyo bihe byose nabayemo byo gushwana n'abantu, namenye ko nari ndi mu bihe bitari ibyanjye, nari narabaye undi muntu utari nge. Uyu munsi rero I have generated my energy yanjye narayigeneratinze back. Ndi Yago wa undi wa kera, umwe udasangwa mu matiku, udasangwa mu bintu bibi. Ni nayo mpamvu ngiye umutima wanjye nawemeje n'umuntu wambabaje ngiye, ariko umutima wanjye ukambwira ngo nubwo yakubabaje ntabwo wagombaga gukora revenge, any revenge yari yo yose. Ngewe niyo mpamvu nkubwira ngo nayisabiye imbabazi. Revenge nakoze ku buzima bwanjye nayisabiye imbabazi, kandi noneho niyemeje guhinduka no guhindura buri kimwe kugira ngo igihe cyo cy'ubwacyo kizasobanure. None se ndakumva cyane Yago, ndakumva cyane. ubu ngubu nibanga kugupromotinga alubumu, ko mbizi kuzirutse mu gitondo ugasanga Sabe arimo aragutwikira cyangwa Irene agutwikira, noneho nibaramuka banze igihe kiri imbere ntabwo tuzongera kukubona werekanishaza ko banze kugupromotinga alubumu, ko banze kuguha akaboko. No.